kuri iyi si. Reka mbasabe we mwicaye mu izina rya Yesu. Yesu nashimwe cyane. Rero kuko yo ubwayo rutuka igikenera abantu bambaye umubiri kugira ngo basohoze umugambi wayo hano ku isi. Nicyo cyatumye kugira ngo icungure ubwoko bwayo yiremeye, yatumye Kristo waba umwuka imuhindura umubiri, aza guhindura umubiri kugira ngo abashe kwigarurira ibyaremwe kandi byambaye umubiri. Yesu nashimwe cyane. Ubwayo ibasha gukora, ariko iby'imbaraga byayo byose ibikoresha abantu bayemereye, ikabatuma bakabashobora guhindura amahanga, cyangwa se guhindura igihugu, cyangwa se guhindura uko yo ibishaka no ko ibigambiriye. Yesu nashimwe. Ubwo niko yakoresheje Dawidi. Ubwayo yagombaga gukoresha ubundi buryo kugira ngo ifate Goliyati, ariko ifata Dawidi imwambika imbaraga zayo kugira ngo abashe gucungura ubwoko bwa Isirayeli. Niko yakoresheje Musa, nubwo byari mu gihe kigoye, avukira ari umwana ari Umwisirayeli, ariko iramutwara imujyana ibwami kugira ngo abanze atate amakuru ari kwa Herode nari kwa Farawo. Namara kuyatata ayazane, azaza gucungura abana ba Isirayeli, ariko yarasanzwe afite amakuru. Yesu nashimwe cyane. Uyu munsi yo nawe ishobora kugukoresha kugira ngo igere ku mugambi ifite muri kino gihugu, muri East Africa ndetse no ku isi. Ntabwo itoranya ikurikije amashuri, ishobora gutoranya ku rwego uriho wowe ukavuga bigende bite. Iyo dusomye Bibiliya, wenda tugiye mu gitabo cy'Abacamanza, ibice byaho ni 5. Reka dusome aya magambo. Umutwe y'amagambo naho hayijya mu gutabarana n'Uwiteka. Gira mugenzi ngo watabaranye n'Uwiteka. Ntabwo ushobora gutabarana n'Uwiteka ugenda uko waje. Haleluya. Watabaranye n'Uwiteka uko byandira kose muzana iminyago. Rero gutabarana n'Uwiteka mu rugamba rwe rwose ugiyemo, ntabwo ushobora kugenda uko waje uko byandira kose. Uwiteka ari kumwe nawe, urugamba rwose ugiye kurwana urarunesha mu izina rya Yesu. Hano turasanga inkuru ivuga ngo nimuvume Merozi, niko marayika w'Uwiteka yavuze. Muvume abaturage baho cyane, kuko batatabaye Uwiteka, ntibatabaranye n'Uwiteka kurwanya abakomeye. Igihugu cy'Abarozi yavuze ngo kivumwe n'abaturage bacyo bavumwe, kuko Uwiteka yashatse abagabo n'abagore bashobora gutabarana nawe kugira ngo abashe kurwanya abakomeye, ntihagize n'uboneka. Yesu ashimwe cyane. Rero Uwiteka bakeneye abantu yandika imbaraga kugira ngo batabarane nawe, basohoze umugambi we afite ku isi. Niyo mpamvu twebwe twazanye muri iyi si, muri misiyo y'Imana, kugira ngo ubwami bw'Imana bukwiye. Yesu ashimwe cyane. Mugere mu isi. Yaramaze kubona ko Satani amaze kuza mu isi, nk'uko abo tubisanga mu Byahishuriwe, ngishime wajiwe, ariko hasi wowe gushigikira. Ashaka umuntu ushobora gusaza muri iyi si kugira ngo yongere amugarurire abantu. Yohereza umwana wa Yesu Kristo, aza gucungura umuntu. Amaze gucungura umuntu, ubutware arabudusigira kugira ngo natwe dusigare dusohoza umugambi w'Imana hano ku isi. Rero niba Imana ifite umugambi wo kwigarurira imitima y'abantu benshi, hakaba hari inzitizi zatuma umugambi wayo udasohoka, ihagurutsa njyewe cyangwa wowe kugira ngo idukoreshe kurwanya abakomeye bafite ubwami bw'umwijima bushaka gutwikira isi kugira ngo isibe mu icuraburindi. None ikaguha imbaraga, ikaguha umuco wayo kugira ngo ugende uwo muco, numara kugenda uwo muco umurikire ubwoko bwa Isirayeli. Yesu ashimwe cyane. Mu mugambi w'Imana ubwo niko yabikoze ku gihe cya Aburahamu, imubwira ngo va muri Uri y'Abakaludaya ugende mu gihugu cyo nzakwereka, ngo nugerayo nzaguha umugisha kandi nzakwera umugisha. Mu by'ukuri Aburahamu yari asanzwe yiga muri Mesopotamiya n'Imwavuga. Imana iravuga ngo shiga igihugu kiwanyu, ugende ujye mu gihugu cye nzakwereka. Imana yari isanzwe neza ko biriya bihugu byaba ari gutumyeho ari bya bihugu birabya Imana y'ukwezi, biraba by'abarindwi Abatayari n'Ababezebuti. Irangiza imbaraga zayo ntabwo zizagaragara hata
Yesu ashimwe cyane. Amaze kugerayo umugambi w'Imana ntabwo ari uko yagiraga wenda ngo Aburahamu ahunga inzara, ahubwo yagiraga ngo Imana z'abanyamahanga. Aburahamu nagerayo ahagarariye Imana nyamana yaremye ijuru n'isi. Namara guhagarara Imana nyamana yaremye ijuru n'isi, arwanya ibigirwamana byabo. Namara kubirwanya Imana isigaragaza. Yesu ashimwe cyane. Ukuri kw'ibituranije kuri uyu munsi kugira ngo ikwambike imbaraga, utsinde ibigirwamana, utsinde za nyabingi, utsinde Dagoni, utsinde ibigirwamana bya Shera cyangwa se ibindi bigirwamana byose byaba iby'Abahinde, iby'Abachina. Imana z'amahanga zitsindwe. Imana yacu igaragara mu izina rya Yesu. Hari ikintu Imana ishaka gukora muri kino gihugu cyacu, byanga bikunda haragomba kubaho ububyutse. Abantu benshi bagiye kugarukira Imana binyuze mu masengesho tugiye gusenga. Amin. Nubwo Satani we yategura intambara, ntabwo ari hejuru y'Imana. Imana yacu ni inyembaraga, Imana yacu ifite ubushobozi, Imana yacu ni umuremyi. Niyo mpamvu ijambo ryayo ritubwira hano muri Ezekiyeli ibice bya 22 ku murongo wa 30 ngo kandi nashatse umuntu n'umwe wahagarara mu cyuho ngatakambira igihugu kugira ngo gakirimbura, ngo ariko ntabwo nabonye. Rero hano hari abagabo, hari n'abagore bafatanije nanjye kugira ngo dukure ubuvumo ku gihugu cyacu cy'u Rwanda, kuri East Africa. Imbaraga z'Imana zigaragara muri kano gace, twifatanije n'ingabo z'abamarayika, twifatanije n'ibizima bine, twifatanije n'abakuru 24 kugira ngo turwanye abakomeye. Haleluya. Abashaka kuza mu mugambi w'Imana uko bakomera kose, hejuru y'imbaraga zabo hari imbaraga zibaha. Ijambo ry'Imana reka dukomeza hasi wumve icyo uriho icyo ari cyo. Yayeli ahabwa umugisha kurusha abandi bagore. Yayeli niwe muka Heberi w'umukeni kuruta abandi bagore baba mu mahema. Yamusabye amazi amuha amata, amusabye ikivuguto mu nyombo yagimuhaye igifura. Arambura ukuboko asingira urumambo, arambura n'ukw'iburyo asingira inyundo y'abakozi, arukubita Sisera, arushimangira mu mutwe, rutobora muri nyiramivumbi, aripfunya yikubita hasi agaramye, nuko amurwa ku birenge, aho yaguye niho yapfiriye. Amen. Nuko biravuze ngo yayeriwe ahabwa umugisha. Yesu ashimwe cyane. Bwira mugenzi ngo ahabwa umugisha. Impamvu y'umugisha guhabwa umugisha nuko wemeye gutabarana n'Uwiteka. Haleluya. Nuko mubwira ijambo ugomba ko hari icyo tugomba gukora, hari icyo ugomba gukora. Urumango rwawe ni ay'amasengesho. Yesu ashimwe cyane. Amasengesho yawe ashobora kuva hano, turi hano mu murenge wa Mahama, akambuka akahagararira u Rwanda rwose. Wahamagara ingabo z'abamarayika ngo zizenguruke runo Rwanda, abamarayika bakazenguruka amajyepfo, amajyaruguru, iburasirazuba n'iburengerazuba kubw'amasengesho yawe. Rero amasengesho yawe ni ay'agaciro mu maso y'Imana, ku buzima bwawe, ku muryango wawe, aho utuye. Amasengesho yawe ni ay'agaciro mu izina rya Yesu. Ndabona kubwira abantu ko buriya ntushobora kugira iterambere mu gihugu kidafite umutekano, kandi abashinzwe gucunga umutekano mu buryo bufatika barahari. Ariko buriya ibintu byose biboneka mu bufatika, hari n'isi y'umwuka ibirwanya. Yesu ashimwe cyane. Ariyo mpamvu hakenewe n'abagomba guhagarara munsi y'umwuka ngo barwane n'imyuka mibi ishobora gutuma habaho ikintu cyabangamira umudendezo wa buri muntu. Yesu nashimwe cyane. Kugira ngo abantu babe bahabwa ko abantu bitangira abandi, kuko n'abasirikari bitangira igihugu. Uko bitangira igihugu mu isi y'ibifatika, ni nako kera bitangira igihugu mu isi y'umwuka, kugira ngo barwane n'izo mbaraga zituma igihugu kitagira umutekano. Buriya hari imyuka ishinzwe guteza impanuka, hari imyuka ishinzwe guteza divorce. Ugasanga abantu batandukanye batigeze bangana umwuka wa Yezebeli. Niwe uzana ubusambanyi, niwe uzana no gutandukana kw'abashakanye. Yesu nashimwe cyane. Rero izo mbaraga zose iyo habonetse umuntu umwe agahagarara agahamagara Imana, agahamagara ijuru, ijuru riratera, abamarayika
Yesu ashimwe cyane. Imana ikeneye presence yawe, ikeneye kubaho kwawe kugira ngo uhamagare, numara kwihamagara imanuke ihagarare muri wowe kugira igitungane. Ntabwo ireba ku mashuri, ntabwo ireba umuryango ukomokamo, ntabwo ireba umukibi, ntabwo ireba uburebure cyangwa igihagararo cy'uburebure bw'igihagararo cyangwa umugabo w'ubyibuha ubyibushye bwose. Oya, icyo ireba ni umutima umenetse, ushenjaguwe, ufite urukundo nk'urwayo. Yesu ashimwe cyane. Urukundo rw'Imana ni ukugira ishyaka ryo kumva ushobora kwitangira abandi, ukabwirirwa abandi bari kurya, uhamagara Imana kugira ngo iramuke, imanuke, ibane nawe. Yesu ashimwe cyane. Nkunda kubabwira ngo Satani yatwibye ibintu bine kandi by'ingenzi. Icya mbere yatwibye urukundo, kuko izi ko urukundo ari Imana nyamana. Nibuka igihe kimwe nigeze kubona n'umudamu yari arwaye, bari baramurose. Noneho ibyo bari baramurose nsanga kugira ngo akire atari uwo gusengera umurambuye ibiganza ngo uhite ugende, bisaba gufata igihe ugasenga ukiyiriza, kuko bigira tubwira ngo umudayimoni ntabwo yirukanwa n'ikindi, yirukanwa no gusenga no kwiyiriza gusa. Yari afite abarozi bamuroze ari maze n'imyaka 17. Ndabwira byibura nta bantu bakwitanga uyu muntu tukamusengera byibura iminsi 7, nta n'amazi tunyoye tukamutsimbura abana badayimoni. Umuntu arabwira twari mu mujyi wa Kampala, arabwira ngo uwo muntu wo gukora ibyo wamurahiye iminsi 7, twebwe turya tuvuye hanze, turya uko twakoze, none iminsi 7 byose turayirangiza nta kintu dukoze. Nawe arabwira ngo rata mushumba ngo nta muntu waboneka wakwitangira umuntu iyo minsi yose. Abivuze numva ndababaye, nibuka ko njye nabishobora, kandi usanga ntabwo Imana irwanisha abantu benshi. Yarifataga agahinduka nk'inzoka neza, kandi ari umukire shaho, yajya mu modoka gukorana umukobwa mwiza, ariko yaba yivuyemo mu kanya mwatangira gusenga akavuga nk'injangwe, akavuga nk'igisamagwe, kuko buri wese isubira inyuma kugira ndagomba kumusengera mu izina rya Yesu. Haleluya. Namusengeye ntangare kubwiye, buriya abantu benshi ndabasengera ntababwiye, nta mpamvu yo kugira ngo njye kumusengera. Haleluya. Kimwe n'abashaka kugishyura kera mpamvu yo kugira ngo njye kumusengera ibyo Yesu nashimwe cyane. Yego hari bishobora kuba icyifuzo bisanzwe, ariko Imana ishobora kugira ikintu yereka kuri wowe. Njye nitanga nkasenga kubona ko gikuweho, ko nta kazi k'Imana yampaye, iyo maze kugakora mazi neza ko datazabishira. Yesu nashimwe cyane. None arifashe ndamusengera ku munsi wa 5 agiriye arambaza ngo hiye, mubwira aho ndi. Araza mu modoka ye arahasanga, arebye ukuntu ngana aranyitegereza, hanga ngo birashoboka ko atangiye amasengesho. N'umwe mu Munyarwandakazi ariko yashatse mu miryango ikomeye, arangije ndabwira nta kibazo rwose, ariko reka mbabwire, amaze guca uyu munsi ahari yemeza ko umukozi w'Imana udaharanira inyungu. Yesu nashimwe cyane. Rero kugira ngo witange usenge amasengesho aya ngaya ntabwo ari impano ya buri muntu uwo ari we wese. Niyo mpamvu bivuze ngo nimuvume Merose kuko atatabaranye n'Uwiteka, ariko yayeriwe ahabwa umugisha n'Imana mu izina rya Yesu. Kuko mwumvise ko tugomba gusengera igihugu cyacu, kuko mwumvise ko tugomba gusengera Uganda, kuko mwumvise ko tugomba gusengera Kongo, kuko tugomba kurwana n'abakomeye, tugomba guhagarika mu izina rya Yesu umugambi wa Amerika ugahagarara kuko Imana irahategeka, umugambi w'uburusi ugahagarara kuko Imana irahategeka mu izina rya Yesu. Tuzarya ibyo kurya byacu, nawe uzaduhagarara hejuru, abana bacu baziga ibyo tuzabyo tubibuka. Birahari, ibyo birahari, ariko marayika w'Umwami Imana ntashobora kwemera na rimwe ko igihugu cyacu kibindi byo kunyweramo amaraso abadayimoni. Haleluya. Ntibishoboka. Abazimu bumve ko mu izina rya Yesu Imana yacu agomba guhagarara kandi igakora umugambi wayo, izasoza umugambi wayo mu izina rya Yesu. Yesu nashimwe cyane. Haleluya. 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 Ezekiel bakubwiye na kabiri umurongo wa 3 ati nashatse umuntu n'umwe wahagarara mu cyuho ngatakambira igihugu kugira ngo akirimbura, ariko ntawe ndabona. Twebwe turahari. Haleluya. Twebwe turahari mu izina rya Yesu. Kandi
uko umutima wawe womatana cyane n'Imana, niko n'Imana izarushaho kugukunda. Uzaba inshuti y'Imana, kuko uri gushaka ko umugambi wayo usohoza, nayo izasohoza amasezerano yawe. Yesu ashimwe cyane. Kuko womatanye n'Imana, kuko watabaranye n'Uwiteka, nayo izagutabara. Yesu ashimwe cyane. Dawidi amaze kwica Goliyati ntabwo byarangiye aho ngaho. Yari azi ko arica Goliyati gusa akazahinduka umusirikare we, ariko ntabwo yari azi ko Imana izamubona ko ari intwari hejuru y'izindi ntwari, yarangiza igasanga ni nawe uzarwanira igihugu kandi akazagitegeka akagishobora. Imana yaramugororeye imuha kuyobora icyo gihugu. Yesu nashimwe cyane. Reka mbabwize ukuri, nawe Imana ishobora kuzamura impano zanyu mu buryo bw'umwuka, impano zanyu zikaba hejuru, zigatangira gutegeka izindi mpano zaziri muri kino gihugu, kuko izi mpano zanyu zagutse kuza gutabarana n'Uwiteka. Haleluya, haleluya. Mu yandi magambo, turi gukora ibihwanye n'iby'Imana ishaka. Nibyo nabwira nyabura ujye we ukunda kuba aho Imana ishaka kuba. Amin. Ushobora gutega mu gihe muri Amerika Imana idashaka kubayo, wagerayo n'ubundi bikakunanira. Amin. Amerika se n'abakene babayo bagasabiriza ndetse. Yesu ashimwe cyane. Ariko wakwicara iwanyu hano hagaburirwa hawe, ijuru rikagucingukira, Imana ikakugirira neza. Ahantu utaha Imana irahazi, n'ibyo ukora Imana irabizi, na nimero ya telefoni yawe Imana irayizi. Imana yayipfana wajya kubona Imana, abantu batagiye guhamagara, abantu utazi nimero ya telefoni yawe Imana irayizi, inzu utaha Imana irayizi, ibibazo byawe Imana irabizi. Ikigukeneyeho gusa ni uguhagarara mu mwanya ubishaka. Yesu nashimwe cyane. Nazabwira abantu turi kumwe mu gitondo, nabwo ndeka mbabwira, Imana ntabwo ishaka amasengesho y'urusaku yo kuvuga ibigambo byinshi. Bamwe baratanga gusengera mu ijambo nibwo Imana izakumva. Hano mudata twese mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, bavuye gusambana. Ryubahwe se nawe ngo ubwami bwawe buze burazanwa nande se, kandi bagagombye kumuzana. Ngibyo ushaka bikorwa mu isi kandi ufite inzangano. Amin. Izina ry'Imana kugira ngo ryubahwe ritangirira muri wowe, ntabwo ari kubahwa n'abantu, ntabwo ari indirimbo. Yesu ashimwe cyane. Ngo Mana waranditse ngo nabazaga gutabara, mwereke ibikomeye bitane biri mu kanwa, mu mutima nta birimo. Imana ikeneye imitima yanyu iture bikorane namwe ibikomeye ibageze ku rwego ibashakaho. Haleluya. Kugira ngo ugere ku rwego Imana igushakaho, ni uko nawe witegura kwemera ko uyu mubiri usanzwe upfa, ukambara umubiri muzima wa Kristo, ukagira urukundo ruzima rwa Kristo. Haleluya. Amin. Haleluya. Ukagira ishyaka, wakumva umuri mu kaga ukabyiyumvamo nawe. Yesu nashimwe cyane. Ukagira urukundo ruzima rw'abana b'Imana, rutavangura, rutarobanura. Haleluya, haleluya, haleluya. Turashaka kuba abana b'Imana nyakuri. Yesu aza muri iyi si ntabwo yapfiriye abazungu bonyine, yapfiriye abazungu tuba tutarimo, nta sezerano tuba dufite. Yesu nashimwe cyane. Yaza gupfira abakire, abakene ntabwo twari kumenyekana. Amin. Rero nawe nujya kubana n'abantu, ntuzabane nabo ubone bagufitiye umumaro, kuko ntabwo uzi uriya icyo Imana iguteganyiriza. Haleluya. Birashoboka ko usuzugura yaba ari we Imana yabitsemo ubutabazi bwawe. Haleluya, haleluya. Yesu nashimwe. Nta na rimwe Imana yigeze ijya gukora ibintu bikomeye ngo ibikoreshe abakomeye. Yarebaga babandi bisuzugurwa, kuko iyo ibona ko Herode azayiga Yesu kandi ikaba idashaka umwana wayo ahigwa, yagombaga kujya kuvukira kwa Herode. Yego yari gutegeka mu karere akaba ari kubyara Yesu, ariko kugira ngo igaragaze ikinyuranyo cy'ubwenge bw'abana n'abantu, nayo agomba kuvuka kwa Mariya na Yosefu, akajya kuvukira mu cyaro, mu kiraro cy'inka, hatazagira uvuga ngo nuko ari umwana wari w'abakomeye. Yesu nashimwe cyane. Haleluya. Dawidi ntabwo yagomba kubanza kuba umushumba w'intama, hanuka isoko aho
yaramutoranyije iramuzana imikoresho ikomeye. Mose ntiyagombaga kumutoranya abanje kujya kurinda kuba umutende. Niba hari ikintu kigoye njya mbibabwira ni ukujya guhaka kwa sobukwe. Umugore ufite umutima ntabwo yakubwira ngo tujye guhigira igitoki iwacu, ntabwo yakubwira ati niba nuko bimeze tujye gupagasa gatore. Haleluya. Kuko aravuga ati basaza banjye ntabwo bazongera kukubaha. Yesu ndashimwe cyane. Base bamwubaho ngayibaze we yaragiraga inka zo kwasewe n'intama byumvikanye no kuvuga yaravugaga. Yesu ndashimwe cyane. Aho ngaho rero urebe isuzugurwa n'Imana ishobora kugukiza ikakugira umuntu ukomeye. Abantu bose bakajya baza kubaza ko Imana yawe ivuga gukekwa kandi igihe kiregereje. Yesu ndashimwe cyane. Ngenda byumva mu isi y'umwuka kuko igihe cyegereje. Narabwiye iminsi yashize igihe kirageze kugira ngo umurenge wa Mahama umenyekane ahangaha duhagaze. Yesu ashimwe cyane. Hari ukuri kuntu bari babuze, ntabwo uzamenyekana rero kubera ko wenda ngo ndi kubwiriza wenda biri guca kuri YouTube. Ni igihe cy'Imana ishaka kugaragaza gukomera kwayo hano mu ntara y'Iburasirazuba mu gihugu cy'u Rwanda kandi muri East Africa, muri ahangaha muri kano gace. Ndagira ngo hari umutara utwite arakuriwe, Imana gushaka ahantu yabyari. Yesu ashimwe cyane. Kandi uruhinja ruzavukira mu Rwanda. Satani yatangiye uruhinja ruzavukira mu Rwanda, uruhinja rw'urubyiruko rugiye guhaguruka ruzavukira mu Rwanda. Yesu ashimwe cyane. Abantu benshi bigeze bahanura bavuga ngo azavukira Uganda, ntabwo azavukirayo, azavukira mu Rwanda mu izina rya Yesu. Haleluya. Igihe cyarageze Mariya agiye kubyara. Amaze kubyara Mariya rero avuga Yosefu twara umwana na nyina kuko Herode ashaka kumwica. Haleluya. Amina. Uwo mubyeyi wari utwite hari ukuntu Imana iri kumuhungisha imuzana ahangaha, kandi ahangaha arimo kuza ndabarahiye ashobora kuvukira muri Family Church. Haleluya. Kuko ndabona ibimenyetso, hari ikintu kidasanzwe Imana ishaka gukora mu izina rya Yesu. Abantu bazafata haracyariho itorero rifite umutima w'ubumana, haracyariho intumwa ifite ishaka ryo gukumburira, haracyariho abanyamasengesho bafite ishaka ryo gukunda igihugu cyabo. Nehemiya yaritegereje, yari ibwami, yari umushyitsi w'inzogazi ibwami, yari anezerewe gukora ibwami. Reka mubwize ukuri, n'ubu waguha akazi ko gukubura kwa Perezida Kagame, gukubura gusa agakura isi. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Ariko yarangije ati ntabwo bikwiriye kumuneza kuba ahangaha, kandi ndikumva inkuru ko iwacu habaye amatongo, nanjye ndagomba kujya gusura iwacu nkajya gusura iwacu. Haleluya. Muri Imana ikunda abantu bagira umutima ukunda igihugu cyabo. Amin. Reka mbabwire, buri muntu ugambaniye igihugu cye ni umusuzugurama, ntazi agaciro Imana ikunda igihugu. Yesu nashimwe cyane. Nehemiya ntabwo yari yemerewe kujya kuvugana n'umwana, ariko isaha igeze ndaragera umwami aramutegetse ko uzi kujya gusuka inzoga y'umwami akayi, ugomba kugenda useka, ugomba kugenda unezerewe, uzareho umurwayi byose asharagiye. Dawidi umaze byagenze bite? None kujyana inzoga y'umwami kandi akayi, umwami ahita ari mu ngabo, yagombaga gutegeka bagahita bamwicira aho ngaho. Hamwe ati mwana ati nuko barati bumvishe inkuru mbi kugira ngo iwacu habaye amatora. Kubera Imana yari iri muri we nayo amasengesho yari yasenze, arangije rwose ukeneye iki? Ukeneye iki kugira ngo iwanyu hasabe? Ati mwami nibashoboka utegeke ko bagatira ibiti muri bya shyamba ryawe. Haleluya. Tegeka ko Haleluya. Umuntu wese ugira ishyaka ryo gusengera igihugu cye, ryo gusengera umuryango we, Imana umujyana umugisha. Abantu benshi duheze mu bukene kuko kudasengera imiryango yacu. Amin. Kuko kutava mu masezerano, kuko kutava mu mpongano iyo badutanze. Yesu ashimwe cyane. Ariko turagomba gusenga mu izina rya Yesu. Ibigirwamana ntibigomba kugira ijambo, kandi dusenga Imana yaremye ijuru n'isi. Yesu nashimwe cyane. Nta bigomba kudutera ubwoba muri siro n'ibibaho byose.
kuko ubwo dusenga ari hejuru y'iterabwoba byose. Yavuze ntawamuvuguruza. Haleluya. Mana yavuze ntawayivuguruza. Yaramye ukuboko ntawavuga. Yatanze amaboko abatera amahane. Irategeka bikaba ariko ukeneye umutegekeraho. Uwo muri yategekera we wowe nanjye. Yesu nashimwe cyane. Irategekera kuri njyewe nawe kugira ngo isoze umugambi wayo. Yavuga ngo nuko Bibiliya yatubwiye ngo Yayeli ahabwa umugisha mu bagore bose. Ntabwo ntabwo umugisha mu izina rya Yesu kuko mwemeye kumva umuranga. Urusengero rujya rwuzura abantu. Imusoroze ari kuganira kuzika abantu. Satani yabambuye iby'agaciro abahereza ibitagira umumaro. Azi neza ko ijambo ry'Imana ari ryo rirema ibintu byose byaremwe n'ijambo. Azi neza ko mu masengesho ariho twambarira imbaraga zikatwegereza Imana tukamenya amakuru y'ibihe dusigaje. Yesu ashimwe cyane. Yarangiza yaguhamagara ngo ngwino mwana wanjye tujye inama ukayibwira ngo ngiye guhinga, ngiye gucuruza. Hari abacuruzi benshi babisize. Haleluya. Yesu nashimwe cyane. Hari benshi babisize. Ni byiza ko tugira igihe cyo kwihererana n'Imana byibura umunsi umwe mu kwezi. Nsoza ndashaka kubaha amabanga yo gusenga muri iyi minsi turimo gusengamo. Umuntu agomba kumenya igihe gikwiriye cyo gusenga n'igihe cye. Buriya iyo dusenga Imana ahagana saa sita z'amanywa kuva saa sita kugera saa cyenda aba ari igihe cy'intambara. Niba uzi neza ko hari ibyo kurwana nayo idasanzwe yo mu miryango y'iwanyu y'abakobwa, ibyo byose utangira kwivunagura muri ayo masaha. Urwanda ugakubita abamarayika bashinzwe intambara baba babuze kuza kurwana. Kubera iki? Ayo masaha ku musaraba niyo yatumye habaho ubwira kabiri. Ubwira kabiri bwabaye Kristo ari kurwana n'uyu mubiri. Haleluya. Bwabaye arwana n'uyu mubiri, amaze kurwana n'uyu mubiri arangije urugamba abona ijambo rikomeye ati birarangiye. Haleluya. Ndabatsindishije. Amen. Noneho kuva saa cyenda kugera saa kumi n'ebyiri ijuru ryari ryaje kumutwara. Amen. Abamarayika bazanye ibisubizo baba bamanutse kuza kukureba. Ya ntambara baba bayirwanye abamarayika baba baje kuza kukureba. Iyo dusomye inkuru za Eliya azana igicaniro yabwiye abahanuzi ba Bayali batangiye mu gitondo barakotsora, ariko mugeze ku kagoroba kuko yari azi Imana, yari azi isaha Imana ibabikira kuza kuvugana. Avuga ati nanjye munyegere noneho mbereke Imana. Rero ayo masaha iyo uri gusengera ibyifuzo bisanzwe ni byiza gusenga ku masaha y'urukerera cyangwa se yari mugoroba. Na nijoro kandi nuko biba bimeze. Bibiliya igira ko mu gicuku cya nijoro nabwo bari mu ntambara. Niho Yesu yari no kurwana intambara yo gucingura ibituro by'abera. Yarwanaga na Satani kugira ngo amuhe aho gukingura ibituro by'abera. Rero niba mu ntambara w'isi y'umwuka ahagana saa sita z'ijoro kugira ngo utangire urwane, ubunagure, usenge, umenagure, urwane n'izo mbaraga zakuje zituma utagera ku bitekerezo byawe. Hari yego ufite. Ndababwira ngo ntushobora gutera imbere udafite ibitekerezo byagutse. Biravuga ngo nutekereza korora urukwavu n'uruzoba. Haleluya. Nutekereza kubaka inzu y'agacurama uzayubaka bizakunda. Kubera iki? Uzapanga poroje cyangwa se umushinga wenda uhereza imyaka 5, uruta umwaka wa mbere nzagura amabati uyabike, ntabwo azabona icyo kirarangiye. Haleluya. Umwaka wa kabiri nzagura ibyuma nzasakariraho ubibike, icyo kiharangiye. Umwaka wa gatatu ugura amasima, umwaka wa kane ushaka y'ubuvugi, umwaka wa gatanu utangira inzu. Yesu nashimwe cyane. Uzubaka inzu y'abana. Rero ngira ngo ntuzasenga isengesho nk'umuntu ugiye kwishikira. Ugomba kugira iyerekwa ryagutse mu isi y'umwuka, apana kuba ugasenga iminsi 10 ngo ndabiza. No. Ntabwo uzi imbaraga z'abakurwa n'ugusingana. Yesu nashimwe cyane. Ahubwo nawe wavuga uti niba ari ugusenga kama mbaya ngiye kurwana mu isi y'umwuka kugeza igihe nanjye nzagera ku
kuki Imana yavuze, ntabwo Imana yakuvuze gutiti. Haleluya. Imana imaze kurema ikintu cya mbere yavuze cyangwa umugisha. Saa sita z'ijoro byuka rwana n'imbaraga zikurwanya, imyuka y'abarozi reka baraturuka, ntabwo mubizi bakagutindiza. Rwana twese umwana, nanjye numvaga nakagombye kuba mu nzu nziza, ariko haracyari inzitizi. Niyihe mpamvu ukubitiro mu ijuru n'iwanyu bahabaga muri nyakatsi, ntugire ngo kubaka inzu ishoboka bizakorohera. Ntabwo uzi amasezerano so yavuze yatanze kwa Ryangombe na Nyabingi, ntabwo ubizi. Ashobora kuba yaravuze ko bose bazagukorera. Niba yaravuze ko bose bazagukorera ukaba waraturutse, byanze bikunda hari umudayimoni uzagukurikirana kugira ngo uhitemo. Aho rero bagomba kwitatanya n'imyuka yo mu miryango y'iwanyu mu izina rya Yesu. Abazimu bapfuye nta mikoranire y'abapfuye n'abazima, ugatangira kwiyambura amasezerano bakoze, ugakora isezerano rishasha ryo mu maraso ya Yesu. Haleluya. Ko mu maraso ya Yesu honyine niho haduheje ubushobozi bwo kwitwa abana b'Imana no kwinjira mu ntsinzi. Amin. Haleluya. Dufite amaraso ya Yesu ntawaduhangara. Navugaga ngo aho ngaho rero saa 9 z'ijoro, iyo umaze kwinjira muri saa 9 utangira kumva ko ubwami butsinze, isi irakubira, ugatangira gusenga noneho amasengesho yo kwakira, kwibutsa Imana amasezerano yawe kuko wamaze kurwana. Yesu nashimwe cyane. Ntabwo mvuze ko wenda ayo masaha yose wayakoresha, kuko twese ntabwo dufite guhamagarwa kimwe, nta nubwo twese dufite imbaraga zingana mu bihe byo gusenga. Ariko nugirirwa umuntu ukinjira mu mwanya wa saa sita ukawugira ubuntu, saa sita z'ijoro ukumva urakangutse, senga isengesho ryo kurwana n'imbaraga zifitiye amasezerano yawe. Haleluya. K'icyo gihe wafatanya n'abamarayika n'ibizima bine ukarwana, ukagira ushaka kugira bikemera. Hanyuma niba ugize amahirwe ukaba ukangutse saa 9 w'ibyinjira mu ntambara, shima Imana. Uti Mwana, ndagushima ko wandemye mu isura yawe, wari ufite umugambi mwiza. Mwami nanjye numva hari aho wageza mu buryo bw'ibifatika. Mwana, gira Imana akababaro kawe. Yesu ashimwe cyane. Mana ni data, Mana iradukunda, itwifuriza imibereho myiza. Amin. Ako rero ugatahane umenye igihe cyo kwinjira mu ntambara. Abantu benshi bagira intambara mu nzozi zabo, ugasanga uri kurota abantu bakurikiye. Isaha yo kurwana nabo ni ukubyuka saa 6 ukarwana, kandi ntabwo uburyo aba yatewe bajya babeshya. Igihugu cyatewe abasirikare bakaba mu kigo, birashoboka. Igihugu cyatewe bakavuga ngo babambutse bageze kuri warangiza abasirikare mwese muri mu kigo, ntabwo bishoboka. Nabo batewe rero ugomba kwanga ukarwana, ibyo bitotsi ukabivamo, ugakaraba amaso, ukakandagira amaso, ukabanza ukanoga kugira ngo imbeho uhuwe, ugasenga ukarwana n'ibyawe. Ntabwo uzapfa kwibona gutyo gusa, biraharanirwa. Yesu ashimwe cyane. Urabizi ko abantu ntabwo bwigeze kubayo, abishingiye bose barishingiye, ndetse nta nubwo batindayo, ukabije ababiri yabyaye bakamwirukana. Amin. Uwo mwuka uragomba kurwana nawo, ugasenga njyewe nzubaka urugo kandi nzarusaziramo, ntabwo nzabirusha. Yesu nashimwe cyane. Haleluya. Haleluya. Rwanda ntabwo bize bari n'uwize wihanganye yaragiye Toronto. Ugomba kurwana n'uwo mwuka mu izina rya Yesu. Bibiliya kugira ngo ushaka ubwenge nawe usaba Imana. N'uwize akagerageza abona diplome ayishyira mu kibuga kuko nta kazi afite. Uwo mwuka urahari umurwanya atazagira ahagera, ariko mu izina rya Yesu turagomba kugira aho tugera mu izina rya Yesu. Hari umugambi Imana ku buzima bwawe. Mugenzi wawe, hari umugambi Imana ku buzima bwawe. Hari umugambi Imana ku buzima bwawe, kandi icyo Imana yagambiriye ku buzima bwawe kugira ngo ukigeraho, nawe uragomba kugikorera. Hari igituma umugambi Imana udasohora, kugira ngo umugambi Imana usohore ni uko nawe ugira icyo ukora. Yesu nashimwe cyane. Haleluya. Haleluya. Nezerewe Imana ku bwanyu no kuko mwebwe kwitanga kugira ngo duhamagare Imana. Aka kanya tugiye gusenganya nawe mu izina rya Yesu, twese duhagaze tugiye gusengana.
uri hejuru ya byose we mana, 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 uri hejuru ya byose we mana we, uri hejuru ya byose we mana, uri hejuru ya byose we, uri hejuru y'abakomeye mana, uri hejuru ya byose we mana, uri hejuru ya byose we mana, uri hejuru ya byose we, uri hejuru mana, ugatuwe
ndagushimira ko wantoranyije, wangabiye umurimo wawe. Mwami warakoze, ndi umwinginzi. Yesu, uyu ni wo murimo wantoranyije. Mpagaze imbere yawe kubw'imbaraga zo mu maraso yawe muri kino gihugu cy'u Rwanda. Ndingingira igihugu cyanjye, ndi umunyarwanda, ndaguhamagaye, ndi ku butaka bw'u Rwanda, mu rurimi rw'ikinyarwanda. Ngwino turengere. Yesu, 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 n'uwameneye amaraso n'igihugu cyacu kirimo. Nta maraso ayo ari yo yose yacunga u Rwanda n'abanyarwanda uretse amaraso yawe. Yesu, amaraso yawe uyaminjagire mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, ku mipaka yose, iburasirazuba, iburengerazuba, amajyepfo, amajyaruguru no mu mujyi wa Kigali. Abamarayika bawe bacunga umutekano. Duhamagaye ingabo z'abamarayika, z'abamarayika, z'abamarayika bazenguruka kino gihugu, barwanira mu imbaraga zose, barwanira imyuka yose irwanya itorero. Urakoze Yesu, 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 urakoze Yesu. Amen. Komera Imana amashyi.